SM Real Show. Turi kumwe na Jean Baptiste Baranyika urimo ukorera impamyabumenyi y'ikirenga bita doctora hano muri Griffiths mu karere ka Griffiths hano mu majyepfo ya Polonye. Nagira ngo rero nguhe ikaze muri iki kiganiro uganirire abanyarwanda n'abandi bazumva kino kiganiro uko ugeze kuri uru rwego rw'impamyabumenyi y'ikirenga mu byo wiga ugiye kudusobanurira. Ni Jean Baptiste Baranyika, ndi umunyarwanda, ndi umunyeshuri urimo gukora impamyabumenyi y'ikirenga hano muri kaminuza ya Silesian University of Technology muri Environmental Engineering. So mbere yo kuza hano nize bachelor, nayize mu Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda, nayize muri chimie cyangwa se ubutabire muri rwacu rw'ikinyarwanda. Naje komereza mu gihugu cy'Ubushinwa ubwo nari mbonye scholarship njya gukomeza masters n'ubundi nkomeza chimie cyangwa se ubutabire. So nyuma yaho rero naje kubona nkivayo umwaka wa nyuma nsoza masters, nahise mbona indi scholarship inzana hano muri Polonye gukora impamyabumenyi y'ikirenga. Nabwo ndikora ni chimie ariko ni gukora application ya chimie muri environmental engineering. So wenda mvuze gato kubyo niga cyangwa se ibyo nkoraho ubushakashatsi bwanjye buri kwibanda kuri application y'ama isotopes cyangwa se ama isotopes kuri ibintu byo gupima cyangwa se kureba radiocarbon mu bintu bijyanye na liquid fuel cyangwa se amavuta cyane cyane kwibandaho cyane kuko ndimo ndareba kuri buryo ashobora kwangiza ikirere. Wana nkuko mubibona cyangwa se uko tubizi twese muri iyi minsi isi turimo uko abantu bari kwiyongera, uko economy iri kugenda yiyongera, ikintu cyo gukena energy biri kugenda byiyongera cyane. Se mu bintu bijyanye n'imodoka n'ubwose hari kugenda haza system yo kuba bashyiraho ikintu cyane no gukoresha imodoka cyangwa se ibinyabiziga biri electrique, ariko uko byagenda kose iriya fuel turacyakeneye nko mu nganda n'ahandi hose. So kandi uziko zigenda ziproduza imyuka ihumanya ikirere. So icyo ndikoraho cyane rero no gupima radiocarbon muri iyo myuka, nkareba quality y'iyo myuka kugira ngo mbashe kuyikontrola. So rero muri Griffiths dufite laboratoire ya bita Griffiths radiocarbon na mass spectrometry laboratory. So muri iyo laboratoire ubushakashatsi dukoramo rero no gutanga no kureba quality y'ibyo bintu bishobora kwangiza ikirere. So icyo ndi gukoraho rero ku bwanjye muri make ndi gukora comparison, ndi kumenda comparing methods dukoresha dutegura cyangwa se dukora preparation ya samples, donc abikorera comparison kugira ngo turebe ko laboratoire zacu zose zishobora gutanga results zimwe kugira ngo tumenye quality y'ibyo dutanga turi kugerageza. So dufite rero dukora samples cyangwa se dupima hano zo muri Polonye just ibyo dupima amavuta ira fuels dupima ya ara dupimo turapima hara dukora hano muri Polonye, harava mu bihugu bindi by'Iburayi nko mu Budage n'ibindi bihugu byose bikorerwa muri laboratoire. Cyane ko laboratoire zikora ku bushakashatsi nk'ubu ndimo ndakora ku isi zirazwi n'inkeya, buri gihugu ziba zizwi kandi turatuziranye. So rero hari izegereye ibihugu twegeranye zitwohereza ama samples cyangwa se izo liquid fuel tukazipimira ibintu nk'ibyo ngibyo. So dufite n'undi mwihariko muri laboratoire yacu yo kumenya imyaka ikintu kimaze cyo kwita dating just muri science, cyo kumenya imyaka ikintu kimaze ku isi nabyo turabikora, nk'igiti ibijyanye na radiocarbon bombe nabyo turabikora, n'ibindi bijyanye n'ibindi byose tubikora. So aricyo mwari mumbajije ku kijyanye n'abanyarwanda ngo biga hano iwacu ibyo biga. Urebye ino kaminuza ni kaminuza yamaze gufata icyapa cy'ubushakashatsi muri kaminuza z'ubushakashatsi n'imyigire cyangwa se ku banyarwanda bigara muri ino kaminuza ya Silesian University of Technology. Urebye ino kaminuza ni kaminuza yamaze gufata icyapa cyangwa se yamaze kujya ku rwego rwa kaminuza z'ubushakashatsi, ntabwo kuri kaminuza zigisha amasomo gusa. So ahubwo ni kaminuza uruhare runini cyangwa se umubare munini w'abanyeshuri bayigamo cyane n'abashakashatsi. Bishatse kuvuga ngo rero hano twebwe nk'abanyarwanda bari hano nkuko ari kaminuza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga cyangwa se science na technology. Hano dufite abanyarwanda benshi cyane biga amasiyanse ndetse bakiga na engineering muri ibintu byo biga.
urebye hari abiga ibijyanye na chemical engineering, hari abakora kuri ibijyanye na environmental engineering, ni byinshi cyane na za mechanical engineering barahari, bose muri make ni engineering fields bibandaho cyane. So iyo urebye rero barahari, barakora bariga, bafite practice ziri hejuru, kandi ugereranyije ukareba igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu kiri mu nzira nakita gifite umuvuduko mu bijyanye n'iterambere. Kandi ngira ngo urabizi ko icyo kwita education cyangwa se imyigire ni key cyangwa se ni key point ya development y'igihugu runaka. So bisaza kuvuga ngo rero hano especially muri science na engineering, so bijyo biduha isura yuko abanyarwanda bari hano nibaramuka bahavuye bafite ubumenyi siri tuko bafite amalaboratoire akomeye cyane bakoramo bino bintu, bizagira iterambere ryinshi cyane cyane, bizagira uruhare runini cyane ku gihugu cyacu, cyane ko of course nk'igihugu gifite iterambere turi kugenda tudevelop ubumenyi n'ikoranabuhanga mu gihugu cyacu. Engineering ni igihugu gikenewe, ni field ikenewe cyane yo kuba yateza imbere kiriya gihugu cyangwa se mu kugira uruhare. Of course hari abantu bandi bakora izindi domaine zigira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu, ariko burya dukeneye kugira uruhare nk'urubyiruko cyane ko ariko Rwanda rw'ejo. So ni muri make no kuko biga ni science na technology, biga benshi na engineering fields. Rubafasha iki, rubamariye iki kuba muri ahangaha nk'abanyarwanda, bivuze iki? Umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Wenda nihereyeho ubwanjye ntarajya kuri bagenzi banjye, ndi hano kuri scholarship nta handi zituruka kugira ngo tubashe kwemererwa kuzihabwa, ni ya cooperation, ni ya mikoranire myiza y'igihugu cyacu ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga. So baradufasha cyane, ngwenda dufasha urugero nka ambasade yacu ituba hafi umunsi kundi, idushakira ahantu twabona, iduha motivation yaho twashakira scholarship, cyane ko baragiye baducira inzira, twe tuba tumeze nk'abari guca mu nzira baharuye. So u Rwanda rwacu rero rufite imiyoborere myiza cyane ko ntago bibanda mu byo dukora mu gihugu hari gusa bagenda badushakira amahirwe ahandi hantu. So niyo mpamvu rero kubwanjye navuga ko ni amahirwe kuri nge, uretse ngewe n'abanyarwanda barimo hano bishyurira bafite icyo bakora, usanga u Rwanda hari izina rwubatse hanze aha, bituma kurya umunyarwanda wese ugiye no gusaba akazi kurya abasha kwishyurira ishuri, bituma bamwakira neza muri kampani agiye gukoramo iyo babonye ko iriya pasiporo y'u Rwanda. So baramwakira neza bakavuga ko ni umunyarwanda, cyane ko baba bazi ko dufite imico myiza, uburyo bitwara, uburyo babana n'abandi, bituma no biduhesha ishema. Ntabwo ariko rero tubikora, ni inzira igihugu cyacu cyaduciriye yo kuba tugendera ahantu bameze nk'abakoze neza. Dr. ndakeka wenda umuntu ashobora kuba yakwita doctor kuko ndumva umuntu utangiye PhD aba ari PhD candidate, ndakeka ari bwo buryo babivugamo neza. Mu ncamake watubwira nk'urugendo rwawe rw'amashuri kugira ngo ugere ku rwego rwo kuba umushakashatsi mu rwego rw'ikirenga rwa doctora? Yego, urakoze cyane. Ngira ngo of course nkuko abandi biga amashuri nanjye niko nayize, sinzi uburyo nza kubivuga ariko ndagerageza mbacira muri make uko nabyize. Nize natangiye amashuri ndi umwana muto nk'ibisanzwe, nari mfite imyaka igera kuri 7. Nayize hari mu karere ka Rusizi, ngira ngo ubu n'akarere ka Rusizi, nubwo mvuga ngo ni kera ngo ibya kera, ubu n'akarere ka Rusizi. Ubu niho nayize, nza kuhiga amashuri abanza ndayarangiza, ntangiye kwiga amashuri yisumbuye icyiciro kimwe nakize cya Trocom, twahitaga Trocom kera, ubu ni O-level. Nayize aho twitaga kuri ubu niko hitwa ikigo cya University yari École Secondaire ku Nkombo mu Kirwa. Narahavuye nsinze Trocom. Icyo gihe naje kubona umwanya w'ikigo ukurikiraho nko ngiye kwiga icyiciro cy'amashuri yisumbuye cyo bita basigaye bita A-level. Ubu ngubu nagiye kwiga kuri Groupe Scolaire Saint Joseph Nyamasheke, aho nakurikiranye imibare, physique na chimie, cyangwa se imibare, ubugenge n'ubutabire. So narahavuye rero inza kubona n'ubundi za bourse za leta baduhaga zo kujya kwiga, maze gutsinda ikizamini cya leta, njya kwiga muri kaminuza yari kaminuza nkuru y'u Rwanda, busigari kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Nigaga nahize chimie ubwo ni ubutabire mu Kinyarwanda, ubwo nahagiye 2011 mparangiza 2014. So ubwo nkimara kwava 2014 nabwo nagiye nicara nk'umwaka umwe umwaka umwe n'igice gutya muri Kigali, ndimo ndakora akazi nk'ibisanzwe. Ubwo nahise mbona indi bourse njya nkomeza amashuri n'ubundi chimie mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu gihugu cy'Ubushinwa rero naho nahize imyaka 3 ya masters, kuko hari muri kiriya gihugu abantu bakora amasomo ajyanye na afite ahuri na laboratoire, akenshi masters yabo iba ari imyaka 3.
hara rero narahagiye mpamara umwaka umwe n'amasomo indi 2 n'ubushakashatsi bwo kuri rwa masters ubwo nahamaze imyaka 3 2020 ngiranze kwiga 2020 sinigeze mpagarika amasomo yanjye cyangwa se ngo ntegereze nase mbona scholarship uwo mwaka ndangije kwiga ntangira gukora impamyabumenyi y'ikirenga cyangwa se PhD hano muri Pologne ubwo nibonye scholarship muri icyo gihe ana ndikora undangije undi mwaka wa 3 wa PhD dejo niyo namaze gutangira research yo ku mwaka wa 3 ubwo narangije umwaka wa 2 dejo natangiye umwaka wa 3 ubu ngubu ngize ngo nakubwira ko ariyo mateka yajyanye n'amasomo nuko na amasomo ya science ntabwo nigeze niga ikintu kitari science ndo mu scientifique ndo ubushakashatsi mu bijyanye na science urakoze cyane urakoze bakunda kuvuga ko burya abantu biga cyane hari igihe birengagiza gushaka ese akabazo k'amatsiko nkaba mwubatse oya ntabwo nubatse nta nubwo ndavuga ngo iyo projet nayiteganya neza nta nubwo ndayitegura ubu ikintu kinshishikaje cyane ni amasomo kubaka nabyo of course ndi umuntu ndi muzima sinzirimba navuga ngo sinzabura gushaka nzubaka ngira urugo ngira umuryango ndabiteganya ariko kugeza ubu ngubu kimpangagije cyane ni amasomo gushaka ntabwo ndabikora ntabwo ndabiteganya murakoze cyane akoze nawe